abadukurikiye gusengerwa tubahaye ikaze nk'uko n'ubundi tuganira ijambo ry'Imana tukavuga ku byerekeranye n'umuryango n'ubundi twifuje kugira inkunga yacu dutanga nka gusengerwa mushumba gusengerwa tumaze kumva ingo zisenyuka izo abakijijwe ndetse n'abadakijijwe ingo zirasenyuka cyane ku isi ingo ziri gusenyuka mu gihugu cyacu ndetse bamwe bakanicana tumaze kumva kuno ingo ziri gusenyuka abantu bagapfa imitungo abantu bagapfa ibintu bitandukanye abana bakabihomberamo abana bakabateragera mbese bakaba inzererezi abandi bakangirika twifuje gutanga inkunga twifashe ijambo ry'Imana ariko twifuza nanone kugutumira nguze muri kino kiganiro nkuko n'ubundi dusanze tuganira ijambo ry'Imana hanyuma twaguhamagaye nk'umushumba urumwe mu bantu badusezeranya hanyuma tuguhamagara nanone nk'umunyamategeko ko nzi ko ndabizi neza ko ufite metirize mu mategeko hanyuma twifuze kuba waza ukadufasha muri kino kiganiro tugatanga umusanzu wacu ku gihugu cyacu ndetse no ku isi yose kuba dukurikiye hano ku gusengerwa murakoze turakwakiriye nicyo kiganiro twose twagutumira muri kano kanya murakoze cyane gusengerwa mwantumiye muri studio yanyu kuko ibyo uvuga ni ukuri ni nako kuri kandi ndagira mbashimire kuba mwaramaze kwitegereza mukabona ko ingo ziri gusenyuka byita umuryango kuko umuryango ugizwe n'ababyeyi n'abana kandi iyo umuryango usenyutse biteza ingorane abana bigateza ibibazo bigateza ingorane ndagira mbashimire ho gusengerwa mwazanye kino kiganiro cyiza cyo kugira ngo tugire umuryango uberewe kandi nongere mbashimire ku nkunga nziza mugiye gutera igihugu cyacu ndetse mugatera n'isi yose mugatera ndetse inkunga n'itorero kugira ngo tubashe kubaka imiryango dukoresheje ururimi Imana yaduhaye no guhugura abantu nagira ngo mbashimire mbere na mbere ni inkunga ikwiriye ni inkunga ikenewe kuko imiryango iri gusenyuka biri gusenya n'ibindi byinshi cyane kandi umuryango ni ahantu Imana yashimye wibuke neza ko imaze kurema Adamu yaravuze ngo si byiza kaba wenyine imuzanira umufasha umukwiye barabana rero bigaragara ko ishingiro ry'umuryango ko byabaho nagira ngo mbashimire kuri iyo nkunga mutanze kugira ngo twubake imitima y'abantu twubake ingo z'abantu nagira ngo mbashimire abakurikiye gusengerwa kandi babwira ngo mukomeze bakurikirane ni cano nziza cyane tujya tuyibonaho mwiyandikishe abandi muhereze n'abandi babyumve mubahamagaho turifuza kubaka umuryango kandi ngira ngo tuzakora ibiganiro byinshi kuko burya ibisenya umuryango ntabwo ari ikintu kimwe ni ibintu byinshi ariko burya isoko ya byose ikomoka ku bintu bibiri kudatega amatwi n'imvugo itari nziza nabyo naho byahurira kuko burya mu bikoresho Imana yaduhaye byatuma twubaka umuryango n'akanwa ndetse n'amatwi urakoze cyane ururimi ruvuga neza n'amatwi ashobora kumva neza nkuko Yesaya yasobanuye ngo Uwiteka yampaye ururimi rw'abigishijwe kugira ngo mbashe gukomeresha abananiwe amagambo ni ukuvuga ngo byari bikwiriye ko umugabo akomeresha umugore we amagambo n'umugore ni nk'uko kandi hakaba gutega amatwi umuhanga w'umunyamategeko yaranditse aravuga ngo jya uvuga 5%, 95 utega amatwi uvuga ngo ingo kugira ngo nubwo twahari impamvu nyinshi tuzabona zishingiye ku bukungu zishingiye ku miryango zishingiye ku mashuri n'ibindi byinshi binyuranye n'ubunebwe n'ibikorwa binyuranye ariko ibumbatiye ibyo byose ni umunwa n'amatwi urakoze cyane umuntu atumva uwo bashakanye yanamubwira ntamubwire neza murakoze Imana ibahe umugisha urakoze cyane n'umuni ntabwo tujya kure
iki kiganiro cyitwa ngo nigute umuntu yakubaka umuryango uberewe. Nigute imiryango myinshi irubatse ariko ntiberewe kubera ibikomere birimo, kubera kutumvikana. Ari naho twateguye iri jambo riri mu gitabo cy'imigani ibice 15 ku murongo wa 4. Turasoma umurongo wa 4. Haravuze ngo ururimi rukiza ni igiti cy'ubugingo, ariko urugoreka rukomeretsa umutima. Unyemerere mushumba twinjire dusesengura tuganira ni gute umuntu yakubaka umuryango uberewe, kuko n'ubu dusoma ijambo ry'Imana dutangiye n'ubundi tunasenga Imana, ariko twibaza ngo ni gute umuntu yakubaka umuryango uberewe, kuko ingo nyinshi nubwo zubatse ntizibero, si zose ariko urabizi nawe hari ibyo ubona. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye. Duciye bugufi cyane turi hano muri studio kugira ngo uzubane natwe, imbaraga zawe ziganze, umwuka wera ategeke. Tubonye ingo nyinshi zisenyuka, tubonye ibikomere by'abana b'imfubyi, tubonye abantu basubiranamo. Turagira ngo ugire icyo uhindura ku bantu batuye isi, batuye mu gihugu cyacu, batuye ku mugabane wa Afurika, batuye East Africa. Mwami, turasize kugira ngo iki kiganiro buri muntu wese uzacyumva azagire icyo yigiramo, azagire ibyo asobanukirwa, azamenye uko yakwitwara. Twese tuzamenye uko twahagarara, kuko mu bigaragara tubona ko shitani yahagurutse gusenya ingo, guteza abantu ibikomere. Ahari hari ibyishimo hakaza amarira, ahari hari ibyishimo hakaza intongana, ahari hari ibyishimo hakaza ubwicanyi. Turasenze ngo iki kiganiro Uwiteka ugishyigikire, buri muntu wese ugikurikira, buri muntu wese ucyumva. Mwami Yesu Kristo, muhe imbaraga zo kubasha kugira icyo yakigiramo n'ibyo yahindura ku buzima bwe. Urakoze Uwiteka kudushoboza muri byose, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Tuguhaye ikaze mukozi w'Imana, kandi duhaye ikaze na karibu kuba dukurikira. Wemeye gushyira komenti ndetse n'ibitekerezo byawe birakenewe kuri kino kiganiro ni gute umuntu yakubaka umuryango uberewe. Ni karibu mushumba. Murakoze cyane. Turavuga ku muryango nyarwanda, ko turi abanyarwanda, kandi inkunga ya gusengerwa no kugira ngo dufashe abanyarwanda n'abumva ikinyarwanda bose. Mbere na mbere ku ijambo udusomeye, iyo wihuse tugiye kureba ku cyo bita umuryango, ubundi umuryango ni iki? Umuryango ubugizwe n'abana n'ababyeyi. Ushobora kuba batanahari bose umwe, ariko umuryango nuvuga ngo ni uburyo umubyeyi aba ahari n'abana bakaba bahari. Noneho Imana niyo yatangije umuryango ubwawo. Ni Imana yawutangije. Navuga ngo si byiza ko aba wenyine. Adamu muremera umufasha, umugabo ngo mugende mubyare mwororoke ku isi. Aha rero abantu barabitandukanije, baravuga ngo nawe ngo uyu munsi ngo barabyara ngo bakwira isi, ariko icyo gihe dushingiye ku cyo bita UPI. UPI uyu munsi ni nimero y'ikibanza mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo UPI cyangwa nimero y'ikibanza cya Adamu yari isi yose. Yari isi yose uhereye aho yaremwe, icyangombwa cy'ubutaka yari afite. Yari isi yose mbese nicyo kibanza cye, yagomba gukororoka akagwira isi. Noneho uyu munsi nabo baravuga ngo tuzabyara ngo dukwire isi. Isi yawe ingana n'ikibanza ufite. Mani gumugi, isi yawe, isi y'umuntu ingana n'ikibanza afite. Naho urakwira isi. Adamu yari afite isi yose nka UPI yiwe. Uyu munsi rero isi yawe ni ikibanza ubamo. Isi yawe naho ugarukira ufite uburenganzira. Ngaho nyine aho rero niho ugomba kugarukira. Ariyo mpamvu abarokore badakwiye kuyoba, bakwiye gutekereza kuri UPI bafite, bakamenya aho bagarukira, bakamenya kororoka aho bigomba kugarukira. Uyu munsi rero hari ababyitiranye. None se ko UPI yari isi yose, ko yabyaye babiri kandi yongeraho set batatu afite isi yose. None uyu munsi umuntu naho ubura kodesha ngo tuzororoka, ubajyane he ko UPI yawe
igarukira bafite ubushobozi. Aho akantu wakumvise nakumvishije abarokore baye kuyoba nuvuga ngo ubushobozi bwawe kororoka kwawe kujyanye naho garukira ese kujyanye n'ubushobozi ufite cyane ko uyu munsi mu Rwanda isambi itari munsi hegitari ntiwemereye kuyigabanya none urumva atari ikibazo ni ikibazo rero umuryango ni ukuba ushinzwe no kuba umeze ukomeye kandi umuryango bafite abantu ahugiraga abana mama na papa kimwe no kumwe yaba yarapfa ariko umuryango bukigumye hahandi bugumye aho ngaho ni icyo rero umuryango usobanura hanyuma turebye twitegereje neza uko dusoma tunarebye uko itegeko ry'u Rwanda rivuga mu kanya tubonye uko umuryango umeze muri Bibiliya ubu tugiye kureba ko mu Rwanda bateganya uko umuryango bashaka kubaho. Itegeko nimero 169 ryo mu mategeko agenga umuryango mu Rwanda hari ukuntu ryabisobanuye aho bemera ko gushyingiranwa urebye kuntu bisobanura bavuga ngo kugira ngo bemere gushyingiranwa byemewe n'amategeko ingingo nimero 169 mu itegeko rigenga umuryango haravuga ngo kutagira isano hagati y'abashyingirwa kutagira isano urumva nta sano rihari bavuga ngo abantu bagiye gutangiza umuryango nta sano bafitanye bagomba no kubanza kureba ko nta masano araho nuko bagasobanura hasi basobanura itegeko bakavuga ngo ndarisoma abafitanye isano y'ubuvandimwe itaziguye ntibashobora gushyingiranwa naho abafitanye isano y'ubuvandimwe itaziguye ntibashobora gushyingiranwa naho abafitanye isano y'ubuvandimwe iziguye ntibashobora gushyingiranwa kugeza ku gisanira cya 7. ndagira ngo wumve iri tegeko neza abafite isano itaziguye bega ni ba bavandimwe bari kumwe ni ya miryango kwa base wabo no kwa nyina wabo bana hafi aho ngaho bo ntibashobora gushyingiranwa icyakora bafite isano isa ya kure bahababyara abo n'abandi bakuriyo nangiye kubaza babyara abo ngabo bashyingiranwa bageze mu gisekuru cya kangahe cya 7. Ngiriye ko ndisoma hangaha yenda kugira ngo byumve hari afite isano itaziguye rwose uva ni imiryango ya bugufi bavukana banaziranye noneho bo ntibashyingiranwa kabone nubwo cyabe gisekuru cy'amagana ngahe none hariko ngo naho abafite isano y'ubuvandimwe iziguye ntibashobora gushyingiranwa kugeza ku gisanira cya 7. barya babyara bakure hirya ariko harya babashiki n'abasaza ntago bikunda ibyo bintu no kuvuga ngo mu Rwanda bateganya ko ahaco nashaka kugaragaza nta n'impamvu yo kujya mu ndimi z'amahanga tubyihorere bigaragaza ko noneho abafite isano itaziguye bo ntibashobora gushyingirana aho hantu isano itaziguye ni mushiki na musaza muvuka mu muryango niba igisokuru cyanyu ko bagenda bazamuka mu yandi magambo ibintu byumva neza isano itaziguye nuvuga ngo ni ya sano direct ko umuntu mugenda muhura bavuga ati ni kwa mushiki we tuvukana ntibikunda naho icy'ubuvandimwe gisanira ni kwa babyara no hirya yo kure abo nabo ntimushyingiranwa kereka kugera ku gisanira cyangwa igisekuru cya 7. urumva mumaze imyaka turama imyaka 100 nuvuga ngo abana bashyingirwa imyaka 700 urumva ko ari ibintu icyo nashaka kugaragaza ku itegeko nagira ngo mbereke ko ishingiro ry'umuryango n'abantu badahuje batanahuje n'imico batanahuje n'inkomoko batagira aho bahuriye batagira n'icyo bapfana ngabo abagiye gutangira umuryango nuvuga ngo amasezerano yemereye mu Rwanda ikitegeko mu Rwanda riteganya nuko ribisobanura nibyo urumva ko umuryango ugiye gutangirwa watangiye n'abantu batagira icyo bapfana mu yandi magambo ntibahuje n'imico buriya nta n'ahandi banaziranye ngiryo ishyingirwa itegeko ry'u Rwanda ryemera urakoze ibaze wa muntu uje
ntuzi imico yiwe nawe ntazi yawe na fiyansaye ko muri fiyansaye burya barabeshyanye muri fiyansaye barabeshyanye nibyo none se batabeshyanya wamenya ko umugabo agona mutararyamana ntabwo wabimenya wamenya ko umugore azagira umwanda mu rugo kandi umusura yakubuye aba yambaye neza igihe cyose ugiye kumureba haba harimo ibintu utari bwakamenya noneho yagera mu rugo nibwo utangira kumenya wa muntu kandi nakubwiye kuva na kera ntabwo wategurira ikizame kandi cyatangiye nta nubwo wakwinjira muri mace ngo unayikorere nk'imyitozo urugo rero ni ishuri witoza kandi ururimo kubera iki nibisanira bitaziranye bidahura nk'uko itegeko ry'u Rwanda ibiteganya yewe nasanze aho ishuri itarangira kubera ko iyo turahira hariya mu rusengero cyangwa hane bavuga ko tuzatandukanywa n'iki n'urupfu cyangwa Kristo agize ate agarutse njyewe nasanze ni kaminuza itarangira nta graduation ibaho nta nibaho ubundi turiga bakaduha diplome ko twatsinze bakaguhereza ariko hari aho ntawe utsinda urinda unapfa utarabisoza nabo byewe bakazuba kundi bapfa batabishoje kubera iki nubwo mwaba munaziranye mufite naho muhuriye burya ntabwo wahuza imico nashaka ngo turebe mbere na mbere abakurikiye gusenga rwamudukurikiye mukurikiye yicano rwose kandi nongere benga Imana ibaha umugisha ko dukwiye kubaka umuryango urumva itegeko ry'u Rwanda kandi itegeko ry'u Rwanda ubwaryo rivuga yuko ishyingiranwa ryemewe n'amategeko n'abantu badahuje amasano abahuje amasano bya bugufi bo ntibemererwa noneho abahuje amasano bya kure biziguye ni igisekuru cyangwa igisanira cya karindwi urumva ni wa muryango utangijwe n'abantu baziranye igihe gitoya yenda barahuye n'abaranga ariko utaramenya burya urugo nuko ruteye nuko rero mukozi w'Imana wanga utandukanye ibyo bintu bizana icyerere kibigaragara cyo nashaka gusobanura ubundi mwakagombye kwigana muri fiyansaye ariko mwiganye muri mu rugo kubera ko ntabwo muziranye muri fiyansaye nabwo murabeshyanye ukuri niko guke ni guke pe kuko azakubwira abonera seka arakubwira neza kuko ariko yagera mu rugo ukabona umugabo yarahindutse ukabona umugore yarahindutse ariko nta bindi bibahindura ngiye kubikubwira ikibahindura ni ugutungurwa no kubona ingeso utakekaga kuwo mugiye kubakana umuryango none ubwo nta kuntu umuntu yakiga kubana n'izo ngeso aho niho turi buze kuza urakoze cyane kugira ngo ugire umuryango uberewe nabanze uyu muvandimwe udukurikiye amenye ko bavuga ngo mu itegeko ry'u Rwanda abashyingiranwa n'abadahuje amasano aha banza hamenye aziguye yo ntibemera ya bugufi bashiki basaza n'abandi bose bashiki basaza barumuna wapi noneho itaziguye imwe yakure iziguye yakure ababyarana abande nawe ni igisanira cya karindwi ni umuryango utangijwe n'abantu bataziranye bashobora kuba batarya bimwe bashobora kuba badakunda kimwe bashobora kuba badakemura ibibazo kimwe bashobora kuba batanahuje n'imyumvire bagiye gutangiza wa muryango urava mw'abana wibuka ko Paulo yavuze ngo yewe ngo nahitamo kutarongora niko Paulo yavuze yagize ubwoba atari ko ni byiza ko umuntu agira umuryango none Paulo si ubwo bagize none urani yarebye ibibazo bibamo Paulo tureka tumuganireho ubutaha reka twivugire ko no gushaka ubwabyo ubundi urugo ni cyoroshye mukozi w'Imana kirakomera ni ukuvuga ngo rero niba Imana amategeko y'u Rwanda tweretse ko ari abantu badahuje ariko bagomba kubaka wa muryango ni iki kiri buze kubahuza ni ikihe gikoresho runaka ni ubuhe buryo runaka ni iyihe nzira runaka yatuma umuryango nyarwanda uberwa cyangwa imiryango y'isi yose imiryango y'abarundi n'iy'abagande n'abumva ikinyarwanda
iberwa ni ikihe ko mwavuye ahantu badahuje? Icya mbere gishobora gutuma urugo umuryango uberwa ni ibintu bibiri byonyine, kuko ibisenya ingo ni byinshi. Icya mbere ni uyu munwa, nubwo uyu munwa urusenya ariko ukwiye kurwubaka nuko umuryango ni umunwa n'ubundi. Icya kabiri ni amatwi, kuko buriya ikintu icya mbere amatwi ni ugutega amatwi uwo mwashaka kumva. Azanye ingeso ze nawe uzanye izawe, ntabwo uje kumwigisha kuba nk'uko ubayeho, ahubwo buhoro buhoro mugenda musa nk'abana mumenyerana, ariko habayeho kumva, kwihangana no kumenya ukuntu usubiza. Niyo mpamvu twasomye ngo ururimi ruvuga ukuri, ururimi rukiza. nuvuga ngo umuryango uberewe dushingiye kuri iri tegeko, nta kindi cyatuma urama nuko umuntu yumva akamenya no kuvuga. Urakoze cyane. Subiremo, nuko umuntu yumva akumva akamenya no kuvuga. Ibyubaka urugo rero ni ibintu byinshi, byubaka umuryango wizihiwe ni byinshi cyane, harimo byinshi pe, ariko harimo ibiri by'ingenzi byubaka urugo. Bivuge mbisubiremo, ni umunwa, ni amatwi, ni amaso, no gutekereza ugatuza. Kuko amaso yo ahita areba, yareba ukagira reaction mu bwonko ukabitindaho, noneho warangiza mu bwonko ukumva ibyo ubwonko busohoye, wahita ubivuga. Noneho wabivuga uwo wibwiye nawe akabaragurutse, ubwo abantu bagasimbukirana nk'amasake. ubwo byo gusanga umuntu arebe atekereze, biguhe gutekereza imbere y'ibyo ugiye kuvuga. N'abagiye kuvuga abanza afata umunwa we, abanza tuzi, yumva icyo agiye kuvuga ko nta ngaruka kiri buzane. Urakoze cyane. Kabiri, niba ikosa rikozwe n'umwe mu bashakanye, muha amatwi, mwumve ngiki kiri kubura, mwumve. Noneho uyu munsi haje za tace zo wagira ngo amatwi yapfiriye muri tace, abari muri telefone asukuma, nyamara hari umuntu ukeneye kumubwira, ukeneye kumva, akeneye kuvuga, nawe ukamwumva, ukamutega amatwi. None ntago biraza gukunda kubera iki? Ntago biza gukunda kuko umuntu we yananiwe gukora. Reka nkubwize ukuri, turi mu kiganiro, kugira ngo ubake umuryango wawe uberewe, amagift ni ngombwa, amakado ni ngombwa. Hari n'abagurira n'imodoka abagore babo, ariko ya modoka akayigenda n'amarira bikomeye. Hari umuririmbyi waririmbye, ntenda kuvuga izina ariko baramuzi, yari umurundi yaripfiriye, yaravuze ngo bambaye amazahabu ariko bagenda barira mu modoka. Umuntu akaba ari mu ijipe nziza ariko akayitwara arira. Ugasanga hari undi mugore mu cyaro naho yariye duke ariko aranezerewe, urugo rwe ruraberewe, kuko afite umugabo umwumva, afite umugore umwumva, afite umuntu umuhumuriza, afite umuntu umwumva akamutega amatwi, kamugira inama. Wibaza umugabo ngo kuki watinze, ngo batinze hehe, ngo uri muri ba bantu bawe, urimo uramusimbukana. Stress umugabo yiriwemo ntuyizi, aho bahuye nabo naho bazi, ibyo bamubwiye hari bikubwiye. Yazagira ngo agiye kuruhuka, agasanga umugore ati uyu munsi ntiriremo, ubwo isoko ko ntatumiriremo. Ku buryo hari abagabo benshi ko ubu ngubu muri coronavirus bafunze utubari, bajyaga bataha nijoro ngo bagende basinziriye, kuko ntafite umwe, nta uramwumva. Noneho n'umugore nawe kubera ibyo yanyuzemo, umugabo nawe ntamwumva. Kanguha urugero, haba no kubarokore, ugasanga umugabo n'umugore biriwe mu bukwe, bagera mu rugo ati madangaburira, ukibaza umugore yajyanye imbabura na gaze mu masengesho, kandi mwari kumwe, bari kumwe mu bukwe, atizana ibiryo, kandi bari kumwe, bagire mu rugo cyari, ati kwitakoze ibingibi kandi bari kumwe. Noneho hakaba ibyo bintu gusa biriho. Noneho umwe mu bagore w'umunyabwenge, umugabo aza kumva atari komada, umugabo abaza umugore atari komada, iyo unyaka amafaranga twararanye, uzi ko nta bushobozi mfite niriwe aha, uko kwezi ndi umushomeri,
ubunyaka amafaranga nyakure umugore arambwira ati ariko se mwebwe iyo mutwaka ibyo kurya twasohokanye muhamuzi ko twabitekeye aho twajyanye urumva ni uburyo ki abantu bakwiye kumenya gukoresha ururimi. Urumva hagati aho ngaho nihataba kuba maso harahita guhangana naho bahanganira umwana kwaka ibiryo undi akubwira ati twajyanye nihataba kumva bimwavuze ngo ufunge umunwa mbese ugerageze gutekereza ibyo ugiye gusubiza harahita havamo kugira ute. Abafaransa bavuze ndivo mu Kinyarwanda ngo jya ubanza uzunguza ururimi kare nibyo ko igishenyi ngo ni ururimi ariko n'ikirwubaka ni ururimi. Nuvuga ngo umuryango uberewe ushingiye kuri ya mvugo nziza no kwihangana. Twavuze ko ari imiryango abantu bagiye ku bana bataziranye yenda barahuye ariko ntaho bahurira ntibahuje n'imico. Nuvuga ngo umwe agira icyo nakwita ngo ni ukureka ubundi kugira ngo ugire icyo wakira ni uko hari n'icyo ureka. Hari icyo umugore yagombye kureka kugira ngo yakire ibyo umugabo azanye, hakaba n'ibyo umugabo yagombye kureka kugira ngo yakire. Urugero, niba umugore uzanye akunda ubugari bwa buri munsi, wewe waravukiyeho barya ibitoki buri munsi, nimutareba neza muzagira inkono ebyiri. Umwe arya ukwe undi arya ukwe, ntabwo ari bizima. Icyo gihe bizasaba ko wimenyereza kurya igitoki nawe kurya ubugari, nawe akimenyereza kurya igitoki. Ofira mezire uko mugenda musangira mugero mwese mukabikunda. Nuvuga ngo imico igenda yihuza kubera kwa kwihangana, kwa gutega amatwi. Hanze utega amatwi witukana ngo byanze gushya mureba ishati yapfubye abagore gusa murahanga, ntabwo ari byiza. Si byiza. Imigani yaratubwiye mu migani ya 20:11 havuga ngo ijambo ryizihiye rivugiwe igihe ni nk'amatunda y'izahabu ku mbehe y'ifeza. Ni ukuvuga ngo hari amagambo ugomba kuvuga nubwo ryari ryiza rigata agaciro bitewe n'aho rivugiye. Icyo ni ukuri. Uvuze gutongana bitandeba mu bantu nka twakoze Imana twakira abantu batandukanye. Uzi ko abana benshi hari abo usanga bafite ihahamuka, hari n'uganiriza usanga ntabasha kuvuga bitewe n'ihahamuka ryo mu muryango ry'iwabo mu rugo. Ubu hari abana batabasha no kuvuga, hari no kuvuga ngo sinzubaka bitewe n'ubwo mboni wacu. Buriya byakabaye byiza ko naho abantu bashwana abana batabyumva. Ni ukuvuga ngo nibyo twaganiraga rero. Niba umugabo n'umugore basimbukiranye imbere y'abana badahuza imbere y'abana, umwe yita undi ibitutsi ntari busubiremo, abana nibo ba mbere bahagendera. Icyo abana bakihisha, abandi ntibavuge, abana bakarwanya hamuka, mu ishuri ntibanafate kubera iki urugo rwabo nta mahoro arimo. Kandi nta kintu kizanye amahoro kiburije amahoro ni kano kanwa n'amatwi. Ibyo rero byazanye ingaruka bituma uyu munsi ubona abana bagenda mu mihanda, abandi bana ugasanga bataye ingo baragiye kuko babona ko no mu rugo nta mahoro ariyo. Nuvuga rero ngo ijambo ryizihiye abantu byo gukora ijambo ryiza. Winengera umugore imbere y'abana, winengera umugabo imbere y'abana, wibwira umuntu umusuzugura imbere y'abana. Icyambere banza umenye ya mico ye. Buriya nababwira turi hafi gusoza, hari ijambo ryavuzwe kuri Yesu ariko ryatubera urugero. Ngira ngo ni Yesaya 50:4 ntago tuhasoma, avuga ngo Uwiteka mpaye ururimi rw'abigishijwe kugira ngo mbashe gukomeresha urushye amagambo. Kandi Uwiteka nzibiye ugutwi sinabikigande kugira ngo numve nk'abigishijwe. Ntabwo ari kaminuza bavuga, ahubwo ni uburyo cy'umuntu aba yararezwe, ukamenya imico y'umuntu, ukamenya n'uko umwumva, ukamenya n'uko umutwara. Icyo ni ukuri. Wivuga ingeso z'umugabo ahubwo mwunganira, wivuga ingeso z'umugore ahubwo mwunganira. Ikindi kibujijwe ntihakagira umuntu ushaka kubakira urugo mu rundi. Reka mbivuge neza byitonze. Ngo ibyo nabonye kwa kanaka mbizane ntibango byashoboka.
ngo waba umugore nk'uwakanaka kera warushenye wavuye ngo menya ingeso nahise niba waramukuye mu cyaro ntazi guhengeka izo za mayoneze ntazi ukuntu bategura amasarade hari ibyo umuha ntibikunde uragira ngo bigenze gute dusoze tuvuga ko tugiye gusoza tuzanakomeza harimo ibintu byinshi tuzakomeza tureba se ni gute umuntu yakoresha umunwa n'amatwi n'ubwonko n'amaso bikamuha kubaka urugo uberewe nshaka gusoza aho kugira ngo utinde wiga kubana n'umuntu uzatinde wiga kubana n'ingeso z'uwo muri kumwe urakoze Imana iguhe umugisha gasubiremo aho kugira ngo ndazabana n'umuntu mugorore utinde ku muntu uzacumura iga kubana n'ingeso z'iki z'uwo mwashakanye niba agona ryama mbere ataragusinzirana niba akunda ibiryo musaba hahe byinshi niba akunda imiryango ajya yihamagara anabakire niba akunda icyayi kimutekere buri munsi ntakibure niba akunda umupira ushyiraho rwose muri kare w'umupira witegereze kuko iyo tubanye n'ingeso z'abantu ngiye gusoza icyo umugishyira mu kandi ingeso mbi zirahinduka icyo umugishyira mu ziko ukakigorora kikemera ukagihora urakoze cyane ariko ikijumba ugishyize mu ziko wakigorora oya kirashirira kikanavunika ariko ukikubuza kukirya se cyakubuza kugira ko cyavunitse uragitonora ukagira gute uratonora ukavana bimwe byashiririye ukanakirya niyo ugishyize mu ziko niyo ugihase na wa mwana uvamo none cya kijumba cyari kigoramye ukigoroye cyavunika kandi uracyokeje kandi urakiriye uko ni kubana n'imico y'uwo mwashaka urakoze cyane ukamenya kuyihanganira ukamenya n'uyigoroye iravunika nuvuga ikintu cyaragusimbukana n'umubwira uti ibyo arahita avugira hejuru ariko hari ukuntu bitwara gahoro umutwara kugira ngo tugire umuryango tuzakomereza ngo ni gute ururimi n'amatwi byaba impamvu yo kubaka umuryango uberewe Imana ibahe umugisha.